Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel yanyu Kefradon Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro Icumizacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 bitangaje utaruzi ku buzima bwite bwa Yesu Kristo, ariyo mpamvu ngusaba yuko twabana kugeza ku cyambe. Duhereye ku mwanya wa 10 utaruzi nuko Yesu Kristo atavutse mu mwaka wa rimwe nk'uko abantu benshi babivuga, ahubwo yavutse hagati y'umwaka wa 3 n'umwaka wa 4. Zimwe mu mpamvu bashingiraho zituma bavuga ko Yesu Kristo atavutse mu mwaka wa rimwe harimo ko inyandiko za Amateka zivuga ko Yesu yavutse ku butegetsi bw'umwami Herode, kandi abanyamateka bo bemeza ko Herode yapfuye mu mwaka wa 4 mbere y'ivuka rya Yesu. Indi mpamvu nuko agana mu kinyejana cya 6 umumonko witwaga Dionysius Exiguus yaje kubara nabi igihe n'imyaka, aribyo byatumye avuga ko Yesu Kristo yavutse mu mwaka wa rimwe. Uyu mugabo kandi ni nawe washyizeho systeme ya AD na BC. Gusa abanyamateka bo bemeza ko Yesu Kristo yavutse hagati y'umwaka wa 3 n'umwaka wa 4, bakavuga ko uyu mumonko yabaze nabi ubwo yari ari gukora ingengabihe ya Gikristo. Iyi system uyu mumonko yaremye ni y'abantu ku isi yose kugezana n'ubu bagikoresha iyo bari kubara ibihe n'imyaka ya kera cyane. Aho AD mu magambo arambuye ari Anno Domino cyangwa bivuze imyaka inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, mu gihe BC ari Before Christ cyangwa imyaka mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ku mwanya wa 9 utaruzi nuko Yesu Kristo buriya ntabwo ariyo mazina ye bwite yiswe n'ababyeyi. Ubundi amazina ya nyayo ya Yesu Kristo ni Yeshua bar Joseph, akaba ari amazina yo mu gihe burayu, mu gihe mu cyongereza ya mazina ari Joshua son of Joseph. Ubundi izina Yesu cyangwa Jesus risobanuye Uwiteka niwe gakiza cyangwa uhora arakiza, rikaba riva ku izina ry'igihe burayu ryitwa Yeshua. Mu gihe izina Kristo cyangwa Christ ryo ntabwo ari izina, ahubwo ni titre ituruka ku izina ryo mu kigereki Christus, bisobanuye uwasizwe amavuta cyangwa Mesiya. Izina Yesu ryo yarihawe kubera ko yari afite umuhamagaro wo gucungura abantu be akabakura mu byaha byabo. Iri zina Yesu ryazanwe n'umumarayika araza riha Mariya na Yosefu, akaba aribo bari ababyeyi ba Yesu, arababwira ati uyu mwana mugomba kumwitira izina Yesu kubera ko azacungura abantu ibyaha byabo. Mu gihe izina Kristo ryo yarihawe n'abayoboke be bamukurikiraga, maze riza kwemezwa n'Imana, ibyo byatumye agaragara nk'umucunguzi cyangwa uwasizwe amavuta. Ku mwanya wa 8 utaruzi nuko buriya Yesu Kristo yari afite abavandimwe be bavukanaga nawe. Yesu yari afite barumuna be bagera kuri 4, aribo James, Yosefu, Simoni ndetse na Yuda, akaba yari afite na bashiki be babiri batajya bavuga amazina yabo muri Bibiliya. Abavandimwe ba Yesu ntabwo havugwa neza igihe bavukiye, gusa ikizwi nuko bari bato kuri Yesu, ari we wari mukuru. Yesu ubwo yari ari mu bikorwa bye byo gusakaza ivugabutumwa ry'Imana, aba bavandimwe be ntabwo bari bamushyigikiye ndetse nta nubwo bari abayoboke be. Ikindi ntabwo bizeraga ko ari we Mesiya cyangwa umucunguzi w'abantu, kuko baramubwiraga ati niba uri Mesiya byerekane. Agitangira ivugabutumwa rye, abavandimwe be bamubwiraga ko yasaze kandi yanataye mutwe. Gusa abavandimwe be baje kwemera nyuma y'uko Yesu Kristo azutse, nibwo bahise bamuyoboka, bizera ko ari we Mesiya wa nyabo. Nyuma yaho bamwe mu bavandimwe ba Yesu baje kuba abayobozi bakomeye mu nsengero z'icyo gihe, ndetse banandika bimwe mu bitabo byo mu isezerano rishya. Umuvandimwe wa Yesu witwaga James baje kumwica bamuziza imyemerere ye ahagana mu mwaka 62 nyuma ya Yesu, bamwicira i Yerusalemu. Abavandimwe be basigaye baje gukomeza kugira uruhare mu nsengero no mu myemerere yo muri icyo gihe, baza no kuba abantu bakomeye cyane. Gusa nubwo amazina y'abashiki ba Yesu Kristo atazwi naho yanditse muri Bibiliya, hari zimwe mu nyandiko zivuga ko amazina yabo yaba ari Mariya na Salomo. Ku mwanya wa 7 utaruzi nuko buriya Yesu Kristo yari azi kuvuga indimi nyinshi zitandukanye kandi azi kuzivuga neza adategwa. Ururimi rwa mbere yari azi kuvuga neza ni urwitwa Aramaic, akaba rwa rurimi kavukire yakuze bavuga iwabo, mu masoko ndetse no mu buzima busanzwe bwo mu gace yabagamo. Yesu kuko yari umunyagalileya, ibyo byatumye amenya uru rurimi kuko ni rwo abaturage bo muri Galileya bavugaga. Ururimi rwa kabiri Yesu Kristo yavugaga ni urwitwa igiheburayo. Ururimi yarukoreshaga mu gusoma ibyanditswe igihe yabaga ari mu masinagogi cyangwa mu nsengero, ndetse n'igihe yabaga ari kuganira ibijyanye n'iyobokamana. Ikindi yakoreshaga igiheburayo igihe yabaga ari kujya impaka n'abafarisayo, ndetse n'abigisha bo muri icyo gihe bakoreshaga ururimi mu bijyanye n'inyigisho z'idini n'imyemerere. Urundi rurimi yari azi kuvuga ni ikigiriki, bitewe n'uko yari umubaji, akaba yari yegera agace kari ak'ubucuruzi kitwaga Seforis. Ibi nibyo byatumye Yesu yiga ikigiriki kugira ngo ajye abasha gucuruza. Ururimi rw'ikigereki rwari rwo rurimi rukoreshwa mu bucuruzi ndetse no kuba wavugana n'abayobozi b'abaromani cyangwa abajantire.
Yesu yize kuvuga indimi nyinshi kugira ngo zijye zimufasha mu bintu byinshi bitandukanye, nka ururimi rwa Aramayike yarukoreshaga avugana n'abantu basanzwe nk'abahinzi ndetse n'abarobyi b'amafi. Hakaza igiheburayo yize kugira ngo yuzuze inshingano ze nk'umwigisha, kugira ngo anakurikize amategeko ndetse no kugira ngo yinjire mu masomo y'ibiyobokamana. Ururimi yarwigishirijwe mu mashuri y'insengero, aho bamwigishije gusoma no kwiga ibyanditswe by'igiheburayo, ndetse n'ikigiriki yize bitewe n'umwuga yakoraga kugira ngo ajye abasha kuvugana n'abaguzi bimufashe mu bucuruzi bwe, cyane ko yakoraga nk'umubaji w'umunyabugeni. Izi ndimi zose zamufashije mu ivugabutumwa rye yakoze ubwo yari akiri ku isi, bitewe n'uko yabashaga kuvuga ururimi abantu bumva bitewe n'aho ageze, bigatuma inyigisho ze zigera ku bantu benshi cyane. Ikindi, hari amakuru avuga ko Yesu Kristo yaba yari azi no kuvuga ikilatini, ariko bikavuga ko yari azi kuvuga gike kitari cyinshi nk'uko yavugaga izi ndimi zose twavuze. Ku mwanya wa gatandatu utaruzi ni uko buriya ubwo Yesu Kristo yari akivuka we n'ababyeyi be bahungiye mu gihugu cya Misiri. Ibi byabaye bitewe n'uko umwami Herode wari uriho muri icyo gihe yashakaga kwica Yesu Kristo, kuko bari baramubwiye ko ari we mwami uruta abandi bami bose. Ibi bundi byatangiye ubwo abagabo b'abanyabwenge b'umwami Herode bamuhaga amakuru y'uko havutse umwami mushya w'Abayahudi. Nibwo Herode yabohereje kujya gushaka aho uwo mwana yavukiye, gusa abagabo b'abanyabwenge ntibagaruka kubwira Herode aho Yesu ari. Nibwo Herode yatanze itegeko ry'uko hicwa abana bose b'abahungu bari mu kigero cy'imyaka 2, haba i Betelehemu no mu nkengero zayo. Nibwo ababyeyi ba Yesu ari bo Mariya na Yosefu bafashe uruhinja rwabo maze barahunga, nk'uko marayika yari yarabiburiye Yosefu mu nzozi. Bahise bahungira muri Misiri, akaba hari ahantu hasanzwe hahungira abandi bantu, ahariho baje kuhaba nk'impunzi. Muri Misiri barahabaye kugeza marayika ubwo yabwiraga Yosefu ko umwami Herode yapfuye, noneho bataha bagasubira iwabo i Nazareti. Bamaze gusubira i Nazareti, aho niho Yesu yamaze imyaka 30 kuva mu bwana bwe kugeza atangiye umuhamagaro we n'ivugabutumwa byari byaramuzanye ku isi. Yesu yarerewe i Nazareti bamwigisha kuba umubaji, ndetse banamwinjiza mu bucuruzi bw'ububaji uko bukorwa, byose abyigishwa na se Yosefu. Yesu kandi yari abayeho ubuzima busanzwe kandi bworoheje, aho yitabiraga insengero zari ziri muri ako gace, ndetse akanakora ibijyanye n'imyizerere ya Kiyahudi. Ku mwanya wa gatanu utaruzi ni uko Yesu Kristo yazutse ku munsi wa gatatu nyuma yo kumubamba, akaba yarazutse ku munsi wo ku cyumweru mu gitondo. Umuntu wa mbere wabonye Yesu Kristo azuka ni Mariya Magadalena. Impamvu Yesu Kristo yazutse kwari ukugira ngo yuzuze ubuhanuzi, kugira ngo aneshe urupfu, ndetse no kwereka abantu ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bw'ubuziraherezo. Yesu Kristo yabambwe ari ku wa gatanu maze azuka ku munsi wo ku cyumweru mu gitondo. Nibwo nyuma y'isabato Mariya Magadalena n'abandi bagore bagiye ku gituro aho umurambo wa Yesu Kristo wari uri, kugira ngo umubiri we bawusiga amavuta, ariko bagezeyo basanga nta murambo hari ubusa. Gusa Mariya Magadalena niwe muntu waje kumubona bwa mbere, maze nyuma yaho abandi bagore nka Mariya nyina wa James na Joanna nabo baje kumubonera hamwe. Nyuma Yesu yaje kwiyereka intumwa ze mbere y'uko ajya mu ijuru. Ikindi, izuka rya Yesu Kristo ni irya nyaryo, bitewe n'uko Yesu yasangiye n'abantu, ndetse bakanamukoraho bitewe n'uko abenshi bumvaga ari umuzimu. Ku mwanya wa kane utaruzi ni uko hari imyaka yageze Yesu Kristo akabura ntibamenye irengero rye n'icyo yari ari gukora muri icyo gihe bari baramubuze. Iyi myaka yabuzemo ni hagati y'imyaka 12 kugeza ku myaka 30. Iyi myaka ntabwo muri Bibiliya bavuga ikintu Yesu yari ari gukora muri iki gihe. Gusa mu nyandiko zitandukanye bavuga ko muri iki gihe Yesu Kristo yiberaga i Nazareti, aho yakoraga nk'umunyabugeni. Igihe cyanyine kivugwa yaba yarabuzeho ni igihe habaga imihango n'ibirori, aho Abayahudi bajyaga mu nsengero i Yerusalemu bakajya gutamba abana b'intama ndetse bakanaramya Imana. Nyuma y'ibi birori nibwo ababyeyi ba Yesu batangiye urugendo rwo gusubira i Nazareti. Ababyeyi be bari bazi ko Yesu ari kumwe n'inshuti n'abavandimwe, ariko umunsi urangiye nibwo baje kumenya ko Yesu yabuze. Bamushakishije iminsi 3, baza kumusanga mu rusengero aho yari yicaye hagati y'abarimu b'amadini ari kumva, ari nako ababaza ibibazo byatumaga abantu bakuru bari baraho batangazwa n'imyumvire ye. Indi mpamvu batanga ni uko ibyanditswe byibanda ku kuvuga ibihe n'ibikorwa byerekeye ivugabutumwa rye. Niyo mpamvu batajya bavuga kuri iyo myaka, bitewe n'uko icyo gihe yari abayeho mu buzima butuje i Nazareti, kandi nta bitangaza muri icyo gihe yigeze ahakoramo. Ibi byatumye abanditsi babona ko atari ngombwa kubyandikaho. Hari andi makuru avuga ko muri icyo gihe yatembereye mu Bwongereza ari kumwe na Yosefu wa Arimateya, ndetse nyuma yaho aza kujya mu Buhinde aho yigishijwe n'Ababudiste. Gusa ibi abanyamateka benshi ntabwo babiha agaciro, kuko bavuga ko aya makuru atizewe atanafitiye gihamya.
Ku mwanya wa gatatu utaruzi nuko buriya Yesu Kristo yatangiye ivugabutumwa rye ubwo yari afite imyaka 30. Akaba yaritangiye nyuma yo kubatizwa na Yohana umubatiza mu mugezi wa Yorodani. Igitangaza cya mbere Yesu Kristo yakoze yagikoreye ahitwa Ikana ubwo yari ageze mu bukwe akabona nabyo kurya no kunywa bihagije bihari nibwo yabitubuye. Impamvu Yesu yatangiye ivugabutumwa rye ku myaka 30 nuko mu muco wa Kiyahudi imyaka 30 niyo myaka umuntu aba amaze kuba mukuru, aba yarakuze, aho abagabo baba biteguye gufata inshingano zikomeye, kwigisha ibyerekeranye n'idini ndetse no gutangira gukora imirimo rusange. Indi mpamvu nuko muri Bibiliya havugwamo abantu benshi bagiye batangira imirimo yabo ku myaka 30, nka Dawidi wabaye umwami ubwo yari afite imyaka 30 ndetse na Yosefu yatangiye gukorera Farawo ubwo yari afite imyaka 30. Ikindi nuko ari umugambi w'Imana nk'uko yari yarabiteguye ko Yesu azatangira imirimo ye kuri iyo myaka. Yesu Kristo yakoze ivugabutumwa rye n'imirimo yo gusakaza ijambo ry'Imana, akaba yarabikoze imyaka 3 n'igice. Hamwe mu hantu yakoreye ivugabutumwa rye harimo i Galileya, i Nazareti, i Yudeya, i Yerusalemu ndetse n'i Samariya. Ubutumwa bwe bwibandaga ku kwibutsa abantu kwihana ibyaha byabo ndetse uko ubwami bw'ijuru buri mu biganza byabo. Sibyo gusa kandi yakoze kuko yavuye abarwayi, yirukana amadayimoni mu bantu, yazuye abapfuye ndetse anakora ibitangaza bidasanzwe. Ibyaranze iminsi ya nyuma ya Yesu Kristo nuko yabanje gusangira igaburo n'intumwa ze, ajyanwa mu rubanza, baramubamba, azuka ku munsi wa gatatu ndetse ahita ajya mu ijuru. Ku mwanya wa kabiri utaruzi nuko buriya nta muntu n'umwe uzi ukuntu Yesu Kristo yasaga ndetse n'ukuntu yari ateye. Gusa abanyamateka n'abapima ibisigara amatongo bavuga ko Yesu Kristo yagaragaraga nk'umugabo wo mu bwoko bw'Abayuda bo mu gisekuruza cya mbere, aho bavuga ko yari afite ubwanwa buke, imisatsi y'umukara, amaso yijimye ndetse n'uruhu rw'inzobe. Bakavuga ko yaba yari afite metero 1 na santimetero 66, akaba yari indeshyo yari ifitwe n'abagabo benshi bo muri icyo gihe. Gusa ibi byose ntaho bivugwa muri Bibiliya, ahubwo n'ibyo abashakashatsi bagereranya bagahuza bitewe n'ibimenyetso bagenderaho. Ikindi kandi hari inyandiko za Gikristo zivuga ko Yesu yari afite umusatsi muke kandi w'irende, aho kuba yari afite imisatsi miremire nk'uko bakunze kumugaragaza ameze mu bishushanyo. Ku mwanya wa mbere utaruzi nuko buriya Yesu Kristo nta gitabo na kimwe cyangwa inyandiko iyo ari yo yose yigeze yandika. Zimwe mu mpamvu zatumye Yesu Kristo atandika haba inyigisho ze cyangwa igitabo harimo ko yibandaga ku kwigisha binyuze mu kuvuga no kubwiriza kurusha kwishingikiriza ku nyandiko, kuko mu muco wabo kwigisha uvuga nibyo byari byiza cyane bifite n'imbaraga zikomeye. Indi mpamvu nuko Yesu yibandaga kubwiriza no gushyira mu bikorwa ibyivugabutumwa rye kurusha uko yari kwandika ibitabo n'inyandiko. Ikindi nuko Yesu yaza kwandika igitabo cyangwa inyandiko, abantu bari kugifata nk'igikoresho cyo kuramya no gusingiza, ibyo bigatera ubuhakanyi bw'Imana, aho Imana yavuze ko bibujijwe gusingiza ibishushanyo n'ibindi bintu byose. Ikindi Yesu yibandaga ku kuzuza no kunganira inyandiko zari zisanzwe zihari nka Tora ndetse n'isezerano rya kera kuruta uko yari kwandika ibishyashya bye. Igihe cyonyine Yesu azwiho yanditse ni igihe yandikaga mu mucanga ubwo yari ari kumwe n'umugore wari wafatiwe mu cyaha cy'ubusambanyi. Gusa ibyo Yesu yanditse kugezana n'ubu ntago bizwi. Shimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo tugomeze twubake umuryango mugari w'iyi YouTube channel Kefradon Entertainment. Munasharinga iki kiganiro ku bantu benshi, munalayikinge. Imana ibarinde.